umugore nk'uyu wamukura he handi atari mu nzu y'Uwiteka. Korari igiye hejuru bahagurutse mbona nk'umukobwa abandi sinababona. Yari korari igizwe n'abantu 100 ubona mbona nk'umukobwa. Ntumbaze ibyo bigishije wabo ngoye. Nabonye umukobwa. Kandi mbwira n'inshuti yanjye yari iraho mu materaniro ndamubwira nti yibaya ko yamaze kwicana bwa ntebe. Ya muntu yavamo umugeni. Hari umuntu wanyibiye ibanga w'Iremera. Ambwira ati bro ugiye muri competition. Uriya mwana ari mu bana beza basigaye Remera. Ari mu bana basigaye Remera. Ari mu bana beza basigaye Remera. Rero menya ko ugiye muri competition. Nta competition nzajyamo. Umuhungu aragenda arategura. Ndavuga ni I will go as I am. Sajyana imbaraga zanjye. Yari inshuti yanjye. Uzagenda wizeye n'ubu ni inshuti yanjye. Sabusi no kwizera uriwe ahubwo ni ukugenda ukuri. Hanyuma yabona ukura ariko yashakaga akakwemerera. Noneho nyuma ndamubwira nti ukimara kubona iyi dosiye yose ntabwo nje kugusaba uzumwereka n'imishahara uhembwa. Iyo ni proposal ni dena afite ahubwo niba ryari rihari muri macyambwije kwa kuri ko. Ndamubwira nti rero njukunguku if you can marry me. Kumunsi wa mbere na save ufite kandi kumunsi wa mbere utagira ngo byafashe iminsi. Ndabwira ni if you can marry me nicyo kinzanye ntago nje kugira ngo dukundane turyoshye tuzaryoshya turi kumwe. Numara kwiga iyo dosiye ukabona byacamo nta byamirenge ku ntenyo mfite. Ye mfite akazi katazatumura umwenda wo kwambara. Katazatumura mituelle de santé. Urumva katazatumura ntuze mituelle de santé. Katazatumura tike yo kujyana runaka. Icyakora uzagenda n'amaguru. Ushobora kunyagirirwa ku cyapoteze. Ukarenza akubuye musi. Tukarenza. Urumva nyine arabamudepozaga. Imodoka z'ibikoko. Rero ikintu nava kisumbuyeho ni imitekerereze ye. Numvaga ari umuntu uzi ubwenge. Yego yari umuntu uzi ubwenge mu biganiro bye sibyo. Ariko kubara uko yabaye pose ewa n'ubu ngubu ubwo nicyo yarategereje. Yahamaga umutante yamuhamagara turi tindi mu bukwe. Hari umwana w'inshuti yanjye wakoze ubukwe nambariye. Wambaye. Yamubwiye ati wambaye. Nukwirirwa utaha ubw'abantu. Ahita yumva icyo amubwiye. Rero inshuti zanjye Rubyiruko mukurikire TV pressure yirinde pressure. Ashyira ibirenge hasi. Kubaka umuryango ntago ari ikintu cyoroshye. New times now is not tomorrow. You've got my God, you've got true love. Truly you have me, oh. Nanjye urafite, the dawn of another era is every day. Ngiye ko ikaze mwe mukunda kubana natwe kuri TV mu biganiro byacu bya buri munsi. Uwiteka akomeza abagure kandi abaha umugisha. Uyu munsi twagize umugisha wo kuba turi kumwe n'aba bantu babiri. Reka duhere ku mugabo. Tubaha ikaze babyeyi. Yes. Muraho. Nitwa Ndayisenga Simon Pierre. Ayo ni amazina ari ku ndangamuntu. No mu bitabo biri official ariko ubundi hano hanze abantu benshi batangiye kumenya ku izina rya MC Pedro. Ndo mugabo ndubatse mfite abahungu mfite abana mfite n'umugore twazanye turi kumwe hano mu kanya agiye kubibwira. Okay, muhereze ikaze rero. Gwaye ikaze kuri TV.
urakoze cyane yego murakoze nanjye ndabasuhuje nitwa Nicole Irakoze cyangwa se Niki nanjye nkaba urumva yabivuze turubakanye dufite abana yego nibyo twishimiye kuba hano wow nanjye ndabyishimiye cyane turi kumwe na kaporero ya MC Pedro ndetse na Nicole nibo tugiye kubana Pedro abenshi bamuzi muri sinema nyarwanda abenshi niho bakuzi sinema nyarwanda ubundi mbere na mbere mugiye kumara igihe kingana gute we na Nicole muri mu rushako mutubwiye ko mufite abana mugiye kumara igihe kingana gite mu kwezi gutaha turuzuza imyaka 6 yose wow ni ikintu gikomeye ya myaka leta iba yemeye ivuga uti iyi niyo mu mategeko byemewe yuko ariyo myaka umuntu amaze n'undi baziranye baramenyanye ubwo reka tuvuge gutyo harya biracyari mu mushinga w'itegeko cyangwa ryaratowe byaremejwe ngira ngo byabe confirmed abashaka kugira icyo bigenza ubu bahe God forbid yego Cedro ibi bintu ubihuza utereka nze kwivuga gutyo hari bamwe bakuzi nka MC abandi bakuzi muri movies nyarwanda Nicole bamuzi nk'umwana wa Deperi murokore mbere na mbere mwahuye mutubundi hari akantu ushorejeho nangize ngo twigiriye muri movie ariko akantu ushorejeho kuko ari umwana wo mu rusengero w'itorero ahandi wamukuru hataraho byabaye ngombwa yuko nawe ujya mu itorero se umugore nk'uyu wamukura he handi atari mu nzu y'Uwiteka ntabwo byabaye ngombwa ko njyayo ari ndiyo n'uwo ndiyo ko n'itorero ryanjye kuva ndi umwana kugeza n'uyu munsi riracyafite icyanga muri jye yego ndarikunda cyane ubwo impamvu rukwifuje yuko cyangwa twanavuze gutyo mwabibaza muri ubwo buryo hari bamwe bagufata nk'icyitegererezo bavuga ati mba nifuza kuba nka Pedro cyangwa Samson mba nifuza kuba nkawe bitewe ukuntu akina movie actinga neza muri ziriya movie zigiye zitandukanye ariko ni na nyinshi uri icyamamare wapi ntaho turagera ariko ni nyinshi harimo n'izibikaza hari amagi yego rero ubwo rero niyo mpamvu twifuje kuba twabihuza no muri ubwo buryo kugira ngo dusobanukirwe neza warumbarira ngo mbihuzane apare yo kuba nyina na movie ndi n'umu MC yego ndi n'umuririmbyi rero ibyo bintu hari umugani w'ikinyarwanda bavuga ngo icyo umutima ashaka amataguranwa itabi ubundi bavuga ko sinako bavuga amata n'ibiryo biri complet niko twiga mu binyabuzima ariko ngo icyo umutima ashaka ngo ushobora kuyafata ukayashyira ku ruhande ugafata itabi baba bavuga shuwa ikomeye rero nakubwira icyo nakubwira nihuse ntabitinzemo passion kubukunda ibintu iyo ukunda ibintu uko byagenda kose ubibonera umwanya no hari perseverance kwihangana na negotiation ukabahamagara chef wawe director wa movie ukamubwira uti abandi baje mu gitondo ariko mbabarire ndaboneka saa 11 set yanjye uyishyireho umbwirira abo bantu bihangane wenda ndagura n'amazi banywe ariko bandindire tujyane kuri set saa 11 n'igice bikagorana ariko kuko ubishaka ukajya kandi bitishe n'akazi wasinyiye contract kandi kagutunze nibyo nakubwira okay niko Pedro mujya kumenyana musubiza inyuma mwamenyanye ryari mwahuye mute twamenyanye muri 2017 2017 yego 2017 twari dufite igiterane ku rusengero yari yatumiwe muri icyo giterane nyine nararirimbaga muri korali ndo muririmbyi burya rero icyo gihe twari dufite igiterane ubwo badusabye ko urumva nk'abantu bafite igiterane muratumira rero baramutumiye nawe mu bantu batumiye muraza kumbabarira abantu bari kumva ijwi ritavayo narwaye grippe ariko muranyihangana ndibaza byumvikana rero yatumiwe mu bantu
bari batumiye nk'abandi bose naho twabonaniye naho twamenyaniye bwa mbere cyangwa twabonaniye. Okay, Pedro, urumva wari icyamamare kuva kera uri umusitari mu mamuvi nyarwanda menshi agiye atandukanye. iyo natinzemo cyane niyitwaga isi dutuye aka episode twakinaga karimo igitekerezo kakarangira. Niyo nakinyemo ama episode menshi abantu banziho cyane. Hari Impanga TV nayikinyemo ama episode make cyane. Ahubwo ngewe nakumenyeye mu Mpanga kenshi. Yes, urumva bitewe na audience yayirebaga bagira ngo niho nabaga cyane ariko ntago ariho nabaga cyane. Hari n'andi masene yo mu filime nayo yitwaga Woow, iyo nayo nayimenyekanyemo. Ndibwira ko ni izo ngizo. Gusa bitewe n'inshingano nyinshi ubu ngubu sa n'uwabihagaritse mu kwakitinga bikaba bikinyirukamo mu mutwe no mu bitekerezo ariko ndi umu acteur ariko utakibona umwanya cyane. Okay, ubwo ikindi nanjye guhita nkubazaho Nicole umunsi wa mbere umubona. Wamubonye te sizi niba ajya anyuzamo akabikubwira cyangwa ukabimubwire niwe ukabimubwira ukamubwira ati njye niba ku munsi wa mbere duhura nyikubona nabona gusa nirirenga sizi niba ari byo. Urumva ni ibintu bibasa n'ibiri engraved ku rutare. Nibyo bitajya bisibama. Ni ishusho ihora ikuzamo. Yes. Bimeze nk'ibya Yari inuza yari evening worship and praise. So kigerayo rero korari igiye hejuru bahagurutse mbonamo umukobwa abandi sinababona. Yari korari igizwe n'abantu 100 ubonamo mbonamo umukobwa. Ntumbaze ibyo bigishije wabo ngoye. Nabonye umukobwa. Kandi mbwira n'inshuti yanjye yari iraho mu materaniro ndamubwira nti yibaya ko yamaze kwicarana bwa ntebe ya muntu yavamo umugeni. Ati gute se koko we yaramuzi ntumbaze byinshi ariko yavamo umugeni. Urumva wenda siwe nari mbonye bwa mbere umuntu aba yaranyuze mu mateka maremare akiri umusore. Ntabwo ako kanya wavuga uti ibyo mvuze bingirirweho cyangwa se bizangirirwaho ariko kameme ijisho rishima riba ryashimye. Rero urumva iyo shusho y'uwo munsi wakwibagirwa ibyakurikiyeho ariko iby'uwo munsi byo n'uyu kandi umunsi wa mbere ntabwo wibagirwa n'ibyo ushobora kubiyo. Ndetse bigutera kumwaproachinga uwo munsi. Yego ariko ntabwo uwo munsi wahita umwaprochinga ariko les travaux élémentaires urazikora ushaka connection telefone namubonane ni muntu ki aganira ate ntavugira hejuru ku mugani w'akagana sinovugira hejuru. Araniturije ubona ari umuntu uri serious. Umuntu ki namwaprochinga urumva boneyeho kumwe. Ibyo nibyo bintu ubanza ugasasira kugira ngo kameme mutazahata niba agiye ako bita kuvuga ngo kubona umuntu imboga mu menyo atazakunyuzamo ijisho. Eshuro ntabwo wahita umubwira ako kanya ariko uratangira ukanyura mu nzira zizakugeza ku ntego yo guhura nawe kameme ngo umubwire. Muri icyo gihe wari ukiri umujene kandi utangiye gufata ku ifaranga utangiye kumenyana n'abantu barenze. Nimvuga abantu barenze harimo abakobwa beza ibyamamare. Niki cyatumye muri wowe utagira ikintu cyo gutinya? Kuko muri iki gihe kimwe mu bintu abajene bashinjwa b'abasore by'umwihariko bari gushinjwa gutinya n'ubwiza ubwiza bw'umukobwa akavuga uti uriya mukobwa reka bitewe n'irasura sishobora kujyayo ati nzigumira aha. Kandi amagambo biyaturiraho ngo aranarema. Ugasanga umusore akubise imyaka 40 nta gitekerezo cyo gushaka. Abakobwa bacu bakicaraho. Ikintu cyo kwitinyana ni ikintu kiri rusange. Umuntu wese watinyutse akavuga ngo ndagukunda mu kinyarwanda. Muri kinyarwanda kiragora. Hari n'ibicane cyangwa tujye tunagira umbabarira ugikomozeho. Hari ibicanege cyangwa igikundi cyangwa ikigare cyangwa abacuti bacu tujya tugira bakajya badohoza ko ati kudashaka umuzi ufite imyaka myinshi warongoye urabura iki. Yes,
nibyo nirimo kukubwira ibyo ngibyo by'ibicantege byo bibaho cyangwa n'abaza bakubwira bati bazakubazamo umuvure uzavamo ubwato utabwira yuko ayo magambo nawe ugeze uyihura nayo ntabwo byabura ariko ukanyura mu bantu mukorana abasaza bakubwira turi igisambo kucyumva warya wenyine ibintu nk'ibyo ariko icyo nabwira umusore ukurikiye Irere TV pressure yirinde pressure ashyira ibirenge hasi kubaka umuryango ntabwo ari ikintu cyoroshye kubaka umuryango witwa Dr. Myles Monroe we ajya beyond akanavuga ngo urukundo ntirwubaka urugo urukundo ntabwo rwubaka urugo ushobora kumva ari ubuyobe ariko urukundo rwonyine ntabwo rwakubaka urugo so niyo mpamvu ukwiye gushyira ibirenge hasi rero ntabwo kuba uko wakunze wahita ubangura shyira mu mago nk'uko wakunze kubivuga yes ubwo rero icyo by'ibicantege hari ariko nabyo ni ngombwa kuko utageze abakwibutsa ko destination yawe atarahuri ukwiye kubaka umuryango nabyo ntabwo byari byiza ahubwo uba ugomba kugira abantu baza bakubwira batari ko na n'ubu nta muntu wenda umuntu ukabona mufite ariko wenda nta bintu urashyira ukiri no gutestinga cyangwa bakabaza umukobwa batari ko bite ntibababaza byinshi bo iyo amubajije ngo bite ahita yumvise icyo bamubwiye bati kutatwereka umuntu umutante yamuhamagara turi ndi mu bukwe hari umwana w'inshuti yanjye wakoze ubukwe nambariye wambaye yamubwiye ati wambaye ni ukwirirwa utaha ubw'abantu ahita yumva icyo amubwiye rero inshuti zanjye Rubyiruko mukurikiye Irere TV mushyire ibirenge hasi wipanika wowe upfa kutazajya Nyakibanda ku umupadiri wenda hari ikintu nubwo ntabwo ari umuhamagaro mwiza Pedro hari ikintu uvuze cy'uko ngo urukundo rutubaka urugo mpita numva nakibaza nikore nuko nyine yaduhaye excuse aratubwira uti mumbabarendwe ka grippe ubwo nawe azajya kunganiramo nta kibazo abantu batagira ngo rwana muniganye ijambo nuko afite icyo kibazo cya magrippe nta kibazo ubona ari iki cyatumye urugo rwanyu rwubakika ko benshi twibwira yuko urukundo aricyo kiri mu bintu byubaka urugo Petero akavuze ati urukundo hari abantu twibwira yuko kenshi rwo rwubaka urugo kuri mwebwe kanongera ako kantu rwonyine urukundo rwonyine twongera ako kantu rwonyine urukundo rurakeneye ariko si rwo rwonyine nicyo yashatse kuvuga okay aragisubije yego muri urwo rugendo rwanyu muracyari kwigana naho ukimutekerezaho ufata umwanya wo guti nzahera he mubwire niko wowe nta kuntu wari wimereye ku ruhande ufite umuntu mu gihe yanyaprocingaga of course nk'umuntu w'umukobwa ugeze nyine mu gihe cy'abantu bagomba kumureba ntabwo babura haba hari abantu n'ubundi bari aho ngaho bagira ibyo bakubaza ngo nyine nawe akaziramo ukareba ukagira ukuhitamo ndi bwase ko kubaza kino kintu kuko turi kuri platform ya gikristo kandi turi n'abakristo umukobwa ugeze muri icyo gihe cyo kuba yakwirwararika cya kigero uvuze yuko cyo kuba yashakwa n'umukobwa akagombye kuba yirwara ate yakagombye kuba amanaging ate urukundo rwereka mbivuge gutyo kuko bivuze neza uravuga uti nari mfite n'abandi sinzi icyo wumvise wenda kuba nari mfite n'abandi kuba ufite n'abandi nabakwegereye bagize icyo bakubwira ariko utemereye ko mukundana sinzi niba uri kubyumva neza rero waruvuze uti nk'umuntu w'umukristo ukuntu aba agomba kwitwara cyangwa nk'ibyo batagomba gukora ikintu cyane k'umukobwa icya mbere cyo nyine ni ukuri cyangwa kuba honete kubera ko hari ukuntu nk'umukobwa agira abasore bamwegera ntagire ukuri muri we akaba yakwemera nk'abantu nka bangahe
hakaza runaka hakaza runaka akaba nyine buri wese akaba afite promesse aho ngaho mu by'ukuri muri iki gihe babyita ngo utega akamoto umujyana muri salo umujyana ku kazi umugura amayinite umujyana muri umusohokana ibintu nk'ibyo afite nk'abasore nka batanu hari umuntu ufite icyo agenda role yiwe urumva rero ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu kibi mu buzima rero ni byiza kugira ukuri kubera ko nawe ndatekereza ko aho wifuza kujya urifuza kujya heza sibyo rero ni byiza ko ugira ukuri muri ibyo bintu urimo kandi ntekereza ko ntacyo bigutwaye ukaba wavugisha ukuri niba umuntu mutari kumwe ukamubwiza ukuri ukamuha umwanya we agafata inzira yiwe niba hari uwo muri kumwe mukaba muri kumwe nyine rero ni icyo kintu navugaho cyane kugira ukuri ibyo bintu byo guhuza nta bukristo burimo kumva ngo umuntu aramfasha iki hari undi uri bunkorera iki hari nk'abantu b'abakristo ntabwo ari ikintu cyiza nka Pedro ni irihe jambo yakubwiye ukumva rizamuye amarangamutima yawe yo kumugira icyo cyizere ngo mwishaze umutima menya nkunda ukuri cyane nicyo kintu yanyicishije arakugira buno yaraje arafunguka cyane cyane nicyo kintu yanyicishije kabisa hari ukuntu iyo umuntu muhuye bwa mbere mutaramenyerana habaho kwifunga hakaba hari ibintu bimwe na bimwe atari kasore katirare ntabwo karongora inkumi njyewe uriya mugani ntabwo njyewe nemeranya nawo nyine biriya none wavuze neza nk'abantu b'abakristo kuriya ni ukubeshya kandi ahantu tuba tugiye kujya nyine ni ahantu se nabivuga gute ntabwo hakeneye uko kubeshya hakeneye gushyira hasi mukaba bati hari ibi njyewe Nicole ni gutya Pedro ni gutya noneho turajyamo birakunda none buri wese akajyamo azahagiye kugira ngo nimugerana hahandi mutazavuga ngo ibi ntabwo ariko nari mbizi ko wari warambwiye ibi nkaba atari byo ndi kubona usange bya bibazo bitangiye kuvuka kandi turifuza urugo rwiza yaje bikubwira directeur asa ku ntego se cyane umunsi wa mbere twaricaye ambwira buri kimwe cyose aranyibwira ambwira n'ikimugenza arambwira ati harya niwe ukunda kuvuga ati yanshyize dosiye yose imbere yanjye avuga ati asigaye agenda urwane nayo njyewe dore icyanyezaga cyari iki kandi nanjye byaramfashije Pedro wazanye dosiye nari maze iminsi ni poroje nari maze iminsi nkora mu bintu by'amadosiye ubwo dosiye igomba kuba yuzuye kamera dosiye wamuzaniye yari imeze iteye yari irimo byose kuko nari mbizi hari umuntu wanyibiye ibanga w'i Remera arambwira ati bro ugiye muri competition uriya mwana ari mu bana beza basigaye i Remera ari mu bana basigaye i Remera ari mu bana beza basigaye i Remera rero menya ko ugiye muri competition nta competition nzajyamo umuhungu aragenda arategura ndavuga na I will go as I am nzajyana imbaraga zanjye yari inshuti yanjye uzagenda wizeye n'ubu ni inshuti yanjye si no kwizera uwo uriwe ahubwo ni ukugenda ukuri hanyuma yabona ukura ariko yashakaga akakwemerera that's why nafashe fayiro yose irimo kumwibwira ntamubeshya aho nanyuze mu buzima bw'urukundo irimo kumwibwira background famiye irimo kumwibwira agakiza ibijyanye n'agakiza kanjye nubaha Imana icyo nkundira abana bakeshejwe shako ntabwo yakaburamo ibijyanye financial status wenda sinayigiyemo cyane aho ngaho nayigiyemo ku wundi munsi wa kabiri nibwo nazanye noneho ibyo bita intangamugangazanyo mu kinyarwanda proof MC wabure MC koko hanyuma urumva noneho nyuma ndamubwira nti ukimara kubona iyi dosiye yose ntabwo nje kugusaba uzumwereka n'imishahara uhembwa
iyo ni proposal n'ideni afite ahubwo niba ryari rihari muri make yambwije ko hakuri kose ndamubwira nti rero nje uku nguku if you can marry me ku munsi wa mbere na save ufite kandi ku munsi wa mbere utagira ngo byafashe iminsi ndabubwira nti if you can marry me nicyo kinzanye ntago nje kugira ngo dukundane turyoshye tuzaryoshya turi kumwe numara kwiga iyo dosiye ukabona byacamo umunsi wa kabiri tuzareba igihe tuzakorera ubukwe inka yanjye nakasamo twamugani w'iki gihe so sinzi byari byanteye n'ubwa mbere nari mbikoze nicyo nanjye ndumva umeze nk'umuntu ariko numvaga it was the real time to make a family ku buryo utinye ku mukobwa bati dore ideni ifite amafaranga afite ni service n'aya ngaya ibyo byo ntago nabigiyemo muri rusange ibyo byagiye biza gake gake ahubwo naramubwiye nti nta byamirenge ku ntenyo mfite ngiye mfite akazi katazatumura umwenda wo kwambara katazatumura mituwele de sante urumva katazatumura ntuze mituwele de sante katazatumura tike yo kujya ahantu runaka uzagenda n'amaguru ushobora kunyagirirwa ku cyapa uteze ukarenza akubuye musi ukarenza urumva nyine arabamudepozaga imodoka z'ibikoko ako kantu kararyana mani utarabona urabona iyo shusho mani urimo uratereta ukajya kubona umutipa aciyeho n'imodokari nyuma ariko wenda koko nakamubwiye nyuma twongeye guhura cyaraciyemo yaravuze yego mwana rero hari igihe uzajya unyagirirwa ku cyapa ibintu uzabyihangane ntabwo wigeze ufuha muri ubwa tese basi wajya ufata akamoto gufuha ntabwo byabura gusa none se tutaraharenga ni kwa abo ngabo mwabaga mubirimo nabo cyangwa bugara abashuti urumva ibyo ngibyo byabaga n'undi ntaremera neza nawe akiri muri cya gihe cyo kwigaho ndi kumwigaho ntaramwemerera hari ikintu azamuye bita nikanga rero ibyo byabaga n'ubundi bose nabaga nawe nkiri kumwigaho ntaramwemera niho rero ibyo ngibyo byabaga ariko nyine akakanyuzamo rumva nyine akabibona akabati hari ahantu hari ukuntu rero akakanyuzamo akabimbwira mwana nabwasha mwana batipe b'iki gihe byo bitondera umenya rifite ibintu itera ariko bimubwira sabe bimubwiye muri iyo sound umenya rifite ibintu itera anuki kandi simbizi noke bimubwira mureba tugiye kuba romantique kadukinireho kuko n'undi urumukini wa filime nabaga ndi kuri telefone kuri phone ubu sindi murebe kuko nende kuri telefone byigire turebe shari bitese usura byibuka ibyo wambwiraga bavuye ku rusengero se gusa imvura wayiciye nawe akaba honete kambwira ati hari umutipe yarari mu nzira zijya iwacu nyine anyura ku rusengero arantwara rimwe na rimwe akaba atari no mu nzira zijya iwabo ariko wenda yarambaje ati imvura yugamye kuko nawe ikimugenza ntiwari usigaye muri Kigali nawe ikimugenza ibyo bintu ni ugukabya usigaye muri Kigali no kwiremera karigena akamutwara rero kantu kifuhe kakaza agomba nti ntago wafuhira umuntu kameme mutaragira naho umugeza ariko ugasa no kumwereka ko ukavuga uti atazanabona ko nta nicyo binambwiye ariko ku mutima waba ufite nimba ariko atagira ngo atazabona ko ntacyo bimbwiye ariko atazabona ko kandi ndi n'umuntu ufuha cyane ukabyimenyera ariko nukabuze mwana batipe bikiye ntago ari sawa jya ucunga izo lift okay Pedro hari ikintu ngewe injya numva bamwe bavuga iyo bigenze nk'uko ukabona umukobwa muri gutereta muri icyo gihe hari abantu bakurenzo mu bushobozi nabo bari kumushaka benshi bacika intege bakabivamo we niki cyagukomeje ntabwo yanciye intege oya ndavuga ibyo ubona ntabwo ndi kubishyira yabimfashe ko mu gihe yatarama n'igisubizo kiri definitive naramuhamagaraga nkamubona kuri phone umuntu uguca intege ni wa wundi wumva ngo hari abamudepoza mu modoka zitabonana ariko noneho wanamuhamagara ukamubura nahaboneye call yawe nta calling back cyangwa ntaguhe na message
ikubwira iti I'm sorry I missed your call cyangwa se nabuze j'ai raté votre appel nibura utuntu nk'utwo wampamagaye ntiwambona iyo atabikoze aho ngaho rwose nawe wasoma meteo ukavuga uti uyu munsi imvura iraga cyangwa nibwo okay bisa nkaho hari rero mbisoreza aho ngaho ntago yamvunye kuzageza igihe yambwira igisubizo kiri definitive hari agacu katancaga intege nubwo nyine ariko spotlight ntawe aremerera buri wese aragenda uko ashaka ategereje kubwirwa amanota nanjye ndi mu bategereje kubwirwa amanota sinari kwivumbura ariko nawe yaramfashije kameme ntabwo yigeze anca intege hagati aho nicyo kintu gica intege iyo ushaka umuntu ukamubura cyakakwereka ko atakwitera ndamushimiye imbere y'abafana y'abakurikirire TV mwana mwiza cyane thank you ubundi MC Pedro banakuzi nanone nk'umuhanzi n'abanabazi namwe ubwanyu mufite amacano yanyu abiri atandukanye mugira n'utundi tuzi tudashamikiye kuri ibyo ngibyo mukora mukongera mugahorera mu rugo muri abantu byumvikana bagira imirimo myinshi mubihuza mute no kuba mwabifatanya no kubaka urugo noneho burakoze abantu badukurikire ntibatubaza amafaranga twishyura ngo twamamaze cano ndababajije kugira ngo mutubwireho n'izo cano hari abantu banamenye ubundi Pedro kubera iki mwahisemo kutayishyira hamwe cano zanyu mukazitandukanya ninjye nabanje umwaka ushize 2023 ukwezi kwa karindwi nabonaga abantu batanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga ariko uyu munsi hari amasi abiri online n'isi physique turimo rero iyo uri muri iyi si iri physique uba uri mu gice cy'isi kuko hari indi naho ukwiriye gukoreraho imirimo hari abandi bagiyeyo ugomba gusangayo no mu kiganiro cya mbere nuko bivuga MC Pedro aje gukora iki asanze abantu bagiye online kubasangayo abazaniye iki n'ibiganiro byubaka yitwa Iyamwamba TV Iyamwamba inkingi ya mwamba ni inkingi yabaga mu nzu ya kinyarwanda ishinzemo hagati ifashe ku mwashi ifasha amasharpante zose ni inkingi kabisa yifatizo yabaga ifashe icyo twakwita nk'ibisenge cyo nakwitiyerekwa mu gikristo no kuvuga ngo uzajya asura iyo cano yubakwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi imubere inkingi y'urufatiro shyiraho ibiganiro tuza gushyiraho umuziki hariho indirimbo ebyiri n'izindi zizaza mu minsi iza madamu wanjye rero aza kuba nawe inspired ku ruhande rwe aravuga ati ariko nanjye mfite ibintu nabwira abantu iwe acisha ibihe njyewe n'ubundi nayo ni ukuganiriza abantu uburyo baba mu buzima mu buryo buri ku murongo niba ariko nabyita ni ugutanga bene ibyo biganiro kuganiriza abantu muri ubwo buryo wenda sinzi niba nahita nanayivuga kugira ngo n'uwashaka kudusura azadusure ndibaza ntacyo bitwaye yitwa Nikki Holistic Harmony TV bisubiremo Nikki yitwa Nikki Holistic Harmony TV Nikki Holistic Harmony TV Holistic Harmony TV rero ni ukuganira bene ibyo biganiro uburyo umuntu ashobora kuba mu buzima buri ku murongo mu nguni zose butajugunyanze byiza cyane butajugunyanze wenda umuntu ashobora kwibaza ruwambaje ngo se ubwo ntago harimo amahame menshi bikaba byabangama ariko nyine ni byiza nanone ntago twahitamo kuba muri bwa buzima bujugunyanze ni byiza kugira umurongo ukoroshya ukabaho neza ariko nanone ukaba ufite umurongo wahaye nanone ubuzima bwawe kandi ntekereza ko bidufasha iyo ufite uwo murongo bigufasha kubaho neza bigufasha kuryoherwa ubuzima bigufasha mu iterambere n'ibindi bitandukanye ubwo twari tukiri aho ngaho impamvu nari mbabajije gutyo nuko hari bamwe babazi njye mbazi muri ubwo buryo icyo kibazo nari nyirwaye kuza kukibabazamo kugira ngo mubisobanuremo muraza kutubwira uburyo kimuza no kubihuza n'inshingano zo kubaka urugo yaba mukorera ndetse
no kwitananaho hagati yanyu mwembi kuko mukora utuzi twishi tugiye dutandukanye. Twari tukiri mu rugendo rw'ukuntu mwaje kuba mwahura aho Pedro warugeze aho wagiye umuporopoza mutaragera ngo akubwire yesi. Ikindi nkarasamo nibyo yese bituma tujya aho ngaho yuko uri umuhanzi ubwo ndi bwaze kubyumva uraza kubirkumvisha. Yego mukiri muri rwa rugendo Niki yarakiri muri ibyo ngibyo n'abasore kiri gushakisha uburyo wowe yakwemera amarifuti fite abatipe bifite imodokari bashobotse kweri tipe agukunda yo kuvugisha ukuri rumuro uvugiraho kitakunyuza ugatuma ubwira utagira ubwoba yuko azakubwira oya aza kukwemera byaturutse kuki niba ubyibuka. rero ikintu byaturutseho kugira ngo anyemerere niwe ukizi kuko yaje kunyemerera sinjye wagiye kumwemerera byanjye nabivuze kare uwo afite icyaha byaturutseho kugira ngo aze kunyemerera icyo akora. Byageze nko ku wa gatanu ama itariki azamperaho igisubizo yari yo ku wa mbere ukurikiye ariko igihe cyari giceho ntabwo ndi bukivuge cyari kinini byanga byako ntabwo nta kameme yapfa kwemera ariko uburyo yambwiraga ko azampa igisubizo nabyitaga kubwirwa amanota ese harimo esheke cyangwa ariko uburyo yansubije kameme byampaye akantu k'icyizere ariko nubwo icyo cyizere kimpayemo gakeya nagiye kwitaba randevu bayoza umutima wo kubita maze kumbwira ngo yego ngo yari azi ko ndi busimbuke abona mbaye ngo wari witeze yuko yatavuze induru numva nyine ari uburyo ari ndi reacting ukuntu overwhelmed wishimye wabyimagina gute ni gukomeza nandeba ngo ubona guye mu kantu mara nk'umwanya ari kundeba gutyo ariko abantu nyine turi reacting mu buryo butandukanye kuko nk'iyo ari nk'abahanzi umuhanzi ahita kuririmbira icyo kimubwira nyine uririmba nyuma aho ngaho bro kiriya gisubizo ntabwo ari igisubizo cyoroshye cyo guhita ngo uraririmba ahubwo uko bigenda ubyuza bigaruka uti ugenda ubitekerezaho cyaho ryemeye aho ngaho uhita unyura ahantu niba ari ikivuguto ukunda niba ari inshyushyu tujya kwihemba kamukavuti wawe okay Niki wavuze ko wamukundiye kuba ari umuntu uvugisha ukuri utandukanye n'abandi bose urakarageta bikubwira yuko icyo kintu kitamushimishije. Hari abakobwa batajya babikunda kavuga uti njyewe sinkunda umuntu ugira gutya uraza kunyimbepezaho ari kubwira gutyo tayari njye ntuzaze kunyimbepezaho kabisa. Wowe noneho ukimara kumwemerera inzira y'urugendo rwaratangiye utangira kuba wamutestinga ariko rumaze igihe kinini umwigaho byanga byakunda twari ikintu kari dusimbutse wamwemereye yego hashize igihe kingana gute? Ntabwo ari igihe kinini niba nibuka neza se burasi nk'ukwezi gutyo ariko se buriya uriya mwanya nzabitekerezaho mugenda mugafata Pedro reka nyikubarize yari akiri gutekerezaho ikira nzabitekerezaho ahubwo si byo gutekereza ntibiba ari byinshi kandi namuhaye ukuri kose ekora umuntu azanye dokima aradepoje uzi gute ko ari ukuri uzi ko wagira ngo wari ugiye kwiyamamariza akayobora igihugu ako kantu kandidature natanze kandidature watanze kandidature kwere wangu hari ibyo nawe hari ibyo aba yakubwiye ariko nawe hari ibyo ugomba kwiyumvira hari ibyo ugomba kwirebera hari ibyo ugomba ibyo byose rero muri cya gihe cyo kuvuga ngo nzabitekerezaho ni ibyo ngibyo haba hakubiyemo ibyo ngibyo si umuntu ateye aganira gute se arakara gute nyine ntabwo ushobora kumenya umuntu wese ariko byibura hari ibintu by'ingenzi uvuga ati uyu muntu ndabona twakomezanya cyangwa ntabwo twakomezanya. Ni iki kindi kisumbuyeho cyatumye ubona ari diferana babandi? Urumva muri kwa kuganira muri kwa kumuha umwanya harimo ibintu byinshi muri icyo habayeho igihe gito ariko habamo ibintu byinshi
rero ikintu navuga kisumbuyeho ni imitekerereze ye numvaga ari umuntu uzi ubwenge yego yari umuntu uzi ubwenge mu biganiro bye sibyo ariko kuba rero ukuntu yabaye pose reba n'ubu ngubu ubwo nicyo yari ategereje n'icyo gihe ariko n'ubu ngubu uyirimo neza hanyuma rero nkumva imitekerereze ye ariko urumva yaba ari ibyo aganira nkumva ubuzima aba ni wa muntu ufite imitekerereze yagutse myiza nanjye ubwanjye nkumva hari ibintu ndi kumwigiraho nyine numva ni umuntu koko twakwiye gukomezanya urugendo ikindi ni wa muntu mwabaga muri kumukumva nyine hari ibyo kumwungukiraho ariko ari na wa muntu navuga gute uca bugufi udaciye bugufi ariko uca bugufi sinzi niba uri kubyumva ufitemo ubumuntu muri we indangagaciro z'uwo muntu yari umuntu mwiza nyine muri rusange ari umuntu mwiza ariko kandi uzi ubwenge ufite ibintu byo kwigirwa uwo muntu rero ntabwo ariko ibyo ndi kubivuga n'ubu ngubu ntabwo ari iby'icyo gihe uwo muntu rero nta kuntu utakwifuza gukomezanya nawe hari umwihariko buri muntu wese aba yihariyemo Pedro ugasanga umuntu afite umwihariko wiwe hari utuntu ajya akunda gukoresha ndaza kwita utumanyeri uze kumbabarira ugasanga niwo mwihariko wiwe kanaka yego hari ibintu akunda urumva n'umwana w'umuririmbyi w'umukorari aho ngaho ntabwo wigeze ukoresha uwo muvuno ukavuga uti wenda reka ngende wenda nubwo nta modokari ifite ngende ndirimba naramucurangiye naramucurangiye ariko nyine kubera ko we atari umunyamuziki wo gucuranga akumva ibyo mucurangira byose ni live cyangwa ni live hari live hari indirimbo selection nabaga nateguye turi buhure wigeze ugira icyo gitekerezo cyo kumwandikira indirimbo se ukavuga uti ni yawe nayanditse nyite iganiriza umunsi w'ubukwe numvaga nintayigira nzaririmba je t'aimerai kugira ngo mugere kuri etape ya mariage yari yashize igihe kingana gute mukundana amezi 15 ni umwaka urenzeho amezi angahe ni menshi no ku munsi wa mbere duhura nabwo nti uramutse byemeye ukagira imana we mu mezi 15 turadukoze ubukwe ndiko bavuze se ntabwo byibuka mu mezi 15 yes wowe wari wariteguye ku ruhande rwawe ba bantu bakubwira uti dore urashaje gira vuba gira vuba rero urumva nyuma yo kujya urumva Imana yangiriye neza bigera nko ku wa gatanu hasigaye ibintu bikeya byo kwitegura ku buryo bitambuza kujya muri studio iyo ndirimbo ugiye guhita ucurangira wenda turakubaza ibindi nyuma yuko umaze kwimuta ucurangiramo saa moya ku wa gatanu nari ndi muri studio barimo bayicurangira kugira ngo numve ko wayanditse nijoro cyangwa ku manywa igitero cya mbere cyari kimazemo iminsi ariko ntuze chorus na stanza ya kabiri nabihimbiye muri studio ku wa gatanu byaje biturutse ku rukundo ni ibinyamuneza ni urukundo ariko amarangamutima yanjye ajyana na rezonoma cyane ariko ntekereza igihe tugiye kumarana kuko nenda gukora ubukwe numvaga ni igihugu mvuyemo ngiye mu kindi epfo nimara kwambuka ari ikiraro kirahita gicika sinzagaruka so ntangiye ubuzima ubwo n'umwanzuro wafashe aka kanona kano k'ubwenge kano k'ubwenge kabisa bwo kuvuga uti icyo ngiyemo nyisi hahita haza stanza ya mbere ivuga ngo new times now is not tomorrow. You've got my God, you've got true love. Truly you have me, oh. Nanjye urafite, the dawn of another era is every day. Urumva? Bro, the new time comes. Urigiri mubi cyane. The new day begins. You've got me, I've got you. We've got true love. Tipe barategura. Urumva? Byaje gutyo si ikibazo cyo kwemeza ahubwo byaje gutyo.
We celebrate the Lord who has made us one. We are now broadcasting on the same wavelength, looking at the same horizons. Kwa kupanda na kushuka tutakuwa pamoja. iri mu cyongereza no mu giswahili Ni mu no mu Kinyarwanda. kinyarwanda. bishatse kuvuga iki nko mu kinyarwanda? Aha, we celebrate the Lord who has made us one. Turashima Imana yatugize umwe. We are now broadcasting on the same wavelength. Ibyo byo nk'umunyamakuru urabyumva. bivuge nk'uri romantike ureba Uyu muntu ase kuko uri kubibwira ari hafi yawe. nigisha guriya urimo kutureba. Ariko nyine ahubwo twe turabyumvira tubibwira abantu. Twagiye dutangira. Byumvire urumva. We are now broadcasting on the same wavelength. Turimo turemeta ku ma onde amwe. Kuri onde zimwe, mesure d'onde, bimwe mwita muri mujya muvuga ngo kuri megahertz. Turemeta ahantu hamwe ntabwo dusobanya. We are looking at the same horizons. Sindebe iriya ngo arebe iriya. Icyerekezo ni kimwe. Kwa kupanda na kushuka tutakuwa pamoja. Twaba tuzamuka, twaba tumanuka, tuzaba turi kumwe. Hallelujah. Siko arara. Amina. Akuvuga amina misavuga ngo. Amina nuko. Urumva. Igitero cyaje nimugoroba kiravuga ngo I know nta giti kibura amasubyo ariko kinyuze mu ruganda chérie gihinduka umutako ngo ni nako inenge zawe zigeze mu rukundo ngo ukunda zizahinduka uturanga bwiza. Bishatse kuvuga ngo muri urugendo rw'urushako, mu rugendo rwo kubana le mariage ntabwo haburamo amasubyo. Ariko iyo binyuze mu kidendezi cyitwa urukundo ya masubyo ahinduka aho guturanga bwiza umutako. Urabona amasubyo ni handi iteranirizo ry'ishami n'igiti haba hakomeye burya. Ntago ari heza ku mashini, ariko imashini ya nyayo iyinyuzeho hahita hinduka nk'akantu k'akarabura uzabona ahizingazinze gutya hameze neza. So ni nako inenge z'umukunzi wawe zishobora kutaba nziza kuko inenge bari inenge, ariko binyuze mu rukundo ntubyitaho usigarana turanga bwiza ukagira nizo zahindutse turanga bwiza. Voilà. Ngiyo rero niyo ndirimbo namuririmbye ku munsi w'ubukwe. N'amagambo nayo turagwa abantu tutagira inganzo cyangwa tutagira ijwi. Mushaka ibyo muzakora atari ukuririmba bindi. Ubu twabyitaye ko muri celebrating y'imyaka 6 mugiye kumarana hari byinshi cyane, hari ingorane mwaho yari intambara byashoboka kuba byatuma namwe mucika intege mukabivamo. Yes. Ariko ikintu nashimye nuko mwabyinjiyemo muranabyitegura mu nganzo yanyana bivuze muravuga yuko ati mu ntangiriro naza kwivuga nabi ariko reka wenda bivuge gutyo yuko mwatangiye muzi icyo mushaka. Musa nka mubyiteguye yaba ibibazo imisozi muzayimanukana muzamuka muri kumwe. Yani nabyo byiza urumva yari indirimbo wihimbiye ufite impamvu. Niyo ngeze ahantu hariho igihe iyo ndirimbo ni challenge ikora iki? Challenge. Navuze ngo kwa kupana na kushuka tutakuwa pamoja. Aha turimo kumanukana hanga harimo amanuka. Wenda ngewe sindageraho manuka. Am I able yo kumuhereza ukuboko kamuzamuka nyishingikirizaho? Right. Niba ari ngombwa ko tumanukane twongeye tuzamukane. Ndiyo kabisa. Niki, niki utari witeze mu rushako muri ya minsi ya mbere cyangwa muri iyo myaka yose byaje kuba byakubaho? Abakobwa iyo kenshi babinjiye mu rushako hari abumva yuko ngo ibintu bizaba ari paradizo, ari amata n'ubuki n'urugero ndi kuguhereza sibyo, kumwe bahoze bateretana ari uko no mu rugo ari uko imyaka yose ari uko, atumva yuko igihe kizagera Pedro azageraho arakari cyangwa nawe namuvugishe bitewe. Bon, urumva hari ahantu bugiye n'ubundi ni ahantu hashyashya pe.
ariko hari ukuntu umuntu agenda atabizi nasanze umuntu asa nkaho aba agiye atabizi we hari ibyo ubona murakundana wamuganiye ibintu biraryoshya ako kanya ariko ibya bindi nahoze mvuga ngo hari ibyo muba mutaziranyeho wa muntu nawe hari ukuntu ateye hari nshobora kugira intege nke nshobora kuba ndi wa muntu se navuga gute wenda tuvuye nk'urugero ndi nk'umuntu uryamira umugenzi wanjye ashobora kubimpisha yego simbimenye rero iyo ugeze hariya hari utuntu nyine wenda utangira ukenda kuba hariya mu rugo hari utuntu utangira wenda nko kubona utari witeze ariko njye ntabwo navuga ngo ni ibintu bidasanzwe wabyitwaye mute rero reka twe kujya muri detail watwita waje kubyitwara mute icyiza ni umuntu wumva twe turaganira icyo utumvise uramubwira ati gutya kwenda hano ntari kubyumva cyangwa hano urambangamiye gutya se gute njye nabyumvaga gutya njyewe wenda nk'urugero akagero gatoya tukibana najyaga numva nshaka ko uko hari uko nshaka yambara nuko akadomo mbese wenda ndashaka we rero akabati reka ibyo bintu ngenda numva binstresheje cyangwa ndashaka ibintu bimpaye amahoro noneho urumva kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu aba ari muri office mu yindi minsi ya weekend aba yumva ashaka bya bintu bimuhaye amahoro nta gutebeza amakaravati rero nge nkapanga ati nibi oya rwose ibyo ntabwo byambara yo nkumva bise bimbana binini muri ngewe gute se gute urumva ni utuntu turi aho ngaho kwa kutaramenyana ngo umenye mugenzi wawe ikintu kiri bumushimishe kiri bumuha amahoro kandi umenye ngo nubwo wamusanze nawe hari ubundi buzima ni mukuru wenda ushobora kumubwira ati ngewe nakabonye wambaye bino byaba byiza kurushaho yabyumva sava atabyumva nawe aratekereza ni umuntu mukuru ariko ugasanga ako kantu gatangiye kubera icyo atabyumva ngenda kubisubura byanze kugenda ubyambaye uransebeje wenda ugasanga ni utuntu tuzamutse turi aho tudafite navuga ngo iki agaciro rero ni nk'utwo ngutwo ni nk'ibyo ngibyo kuba utaramenyana n'umuntu umenye ngo akunde ubundi ni icyo ngicyo ngusubije n'icyo wenda icyo nagiyemo kigasa nk'ikingura kugera mu rugo ntumenye ngo umuntu wawe se akunda iki yanga iki kuko muba mukiganaho ariko nk'ubu aha ngaha mba maze kumenya yambara ibi akunda kurya ibi yariye neza bari ibi igihe kingana gute kugira ngo ubimenye se ni nk'imyaka ingahera ntabwo nabyuka neza ariko nko ni muri 2-3 washyizemo imbaraga n'ubushake nanabisengeye kabisa urumva umuntu ni mugari n'ubundi ntabwo wamumenya muba mugikomezanyije ntabwo twawe wenda ataziza kugira umuntu ukumva akirundumura kuvuga uti ngiye noneho maze ngiye kingana gutya ariko ndabona umuntu ni mugari byashoboka kuko hari ibindi mugenda muvumburana naho mwigana naho munamenya naho Pedro iyo warakaye anyway sorry iyo uvuye nko mu kazi n'urugero Niki akaba atari muri mood nziza cyangwa wowe utari muri mood nziza impamvu nyikubaje kino kibazo bundi bavuga yuko umugabo buriya ari wakafashe ya mbere mu gutangira kwa courage cyangwa gutera motivation urugo umufasha wiwe kuko na mbere no muri cyaje cya date niwe wazanaga izo brag sibyo tubyibukiranye neza abasore tutereta nibyo twarwibereyemo iyo utashye uri stressé nawe ari stressé ni gute ushobora kuba managing ibyo bintu kandi kugira ngo umuntu abone yuko utamwimye umwanya utamwiriyeho okay ngewe iyo ndi stressé buryo umuntu atanga icyo afite umva ndi stressé and supposed kumuha stress niko bundi bushipoze ko umeze ariko njye ntabwo ari komeze ntabwo iyo stress nyimuha ndatuza bose ukwikina cyangwa kwivuga meza imbere ya kamera Imana yampaye kwihangana no gutegereza no kwakira ibintu vuba vuba ibyo nari kubivuga ngeze nsanze ari uri stress ariko ngewe yari uri stress nshobora kumusuza abwira nti wihangane gato banze nkuringa down
ukamubwira gutyo nkanabimubwira nawe rero reka nkubwire nshuti mukunzi wa Irere TV udukurikiye basitaragoringa ushaka ngo uribaza uwo muzabana ngo uragira ute ngurindo 1 2 3 4 waragumiwe Imana yaguteguriye uwawe Imana yaguteguriye uwawe hari uwo wabwira uti ndumva ndi stressé kuko akenshi tubika n'amabanga y'akazi burya ibintu byose byo ku kazi ntabwo mbimubwira hari igihe nabayeho ndi stressé n'akazi ariko kubwo kumurinda nkabimuhisha nkarwana nabyo nkarwana nabyo byamara kuza kabona nje hariho n'igihe yambazaga mu papa ngo bayikira akabona nje mu isura nshyashya nari ndi mu cyumba ndimo ndwana nabyo mbirangiza kugira ngo murinde ntamwinjiza muri stress zanjye rero icyo kintu Imana yarakimpaye vraiment n'abandi mu gisengere ntukwinjiza umukunzi wawe muri stress zawe ariko tujye tunashima nubwo batubwira kudufasha ngo batube hafi ngo badukuringe down ngo iki n'ibiki ngewe ubwo niyo approach yanjye ndamurinda njyewe ikintu ngiye gukomozaho nanone hari bamwe ushobora kuba wakwishyuzinga gutyo mugati sorry ndubona ameze neza nyine akanya kanyengenye ahubwo akarushaho kugustress nicyo nari gukurikizaho nkimara kubamara impungenge ko wabarahari Imana iguha umuntu wawe ariko ndabimushimira ko ntabwo ari bose Imana imuha umugisha arabyumva nawe agategereza nanjye nkarwana nko kugira ngo adategereza igihe kirekire kamena kuko aranyeneye ndamukeneye nanjye sanze rero ari uri stress hari igihe anambwira ati sheri nyihorera akakubwira gutyo yambwiye ati nyihorera ndamwihorera ariko nkamuba hafi simube hafi physically gusa ariko nkamuba no hafi muri emotion kuko urumva akubwiye ati nyihorera ukamwihorera bya nyabyo ashobora kujya kure cyane yavuze ati rero nyihorera naho ushakisha hari igihe namuderanje ariko nawe ntatindayo nawe ntabwo atindayo nicyo cyiza kuko hari igihe nkoresha mani zo kuza kinisha icyo gihe iyo ari stress ese ushobora kuba wakora ya mirimo yasanzwe ikintu mbanza kureba ndeba niba atari ngiye byaturutseho kuko mwokagira Imana mwe ntabwo mu rugo ari tambarare ntabwo ari gutya gusa ari igihe ashobora kuba ari stress ari ngiye wabimuteye mbanza kureba uruhare muri stress naba mfitemo amaza sheri ibyo urimo kurwana nabyo birimo biranturukaho akavuga ati kandi ukagira uburyo ki bimubazamo hariho n'igihe akwihorera ugahita ubona ari wowe bituruka urumva abantu babana baramenyana language uhita umenya ko ari wowe biturukaho iyo ari wowe icyo gihe ukora iki iyo ari ngewe rero nsaba imbabazi mwijwe nkatura hakabaho n'igihe gusaba imbabazi bigorana nk'umugabo reka tubyiteke kera ngo byitwaga ngo umugabo hari uburyo dusaba imbabazi abagabo hari abagabo basaba imbabazi batuye bavuze si benshi kwatura gusa ngo mbabarira buriya urumva ijambo mbabarira riragora bro cyangwa kandi mbabarira mu kinyarwanda riragora I'm sorry ngo sorry basi sorry basi ako kabasi abanga kubikora bavuga ko rigora ariko ubundi riragora ariko riraryoha umugore wabwiye uti mbabarira kandi genuinely ubanza ntacyo atakubabarira ni nicyo umuntu aba ategereje hakabaho n'ibindi uvuga uti ibintu nisaba imbabazi bishobora kwangiza ibindi ugahita noneho usaba imbabazi mu bikorwa nawe rero yazi ubwenge abashamo papa yarahindutse ni nk'irihe kosa rishobora gutuma utasaba imbabazi mu magambo ukarisaba mu bikorwa urugero ngeze gutya mbwiye umuntu wo muri famiye ye nabi kandi wenda nta n'urwango rwari rurimo mubwiye nabi kumubwira ngo mbabarira nabwiye frere wawe nabi ashobora guhita atabyumva bitewe n'uburyo akunda musaza we
ndavuga okay ushobora kubivuga kugira ngo anatandake nzabone indi okazi yo gushimisha musaza we n'urugero nguhaye sibyo leta nahamagara musaza nkamubwira nti hano bitese makuru kimeze neza urakumbuye bana bazaje se hano noneho nagira amahirwe yakwemereye appointment leta nkasoringa izindi zose nkamwitegura ariko ndimo gutanga ubutumwa bwira madamu rwose ntabonanga famiye yawe ndabakunda nibi byose ndimo gukora n'urugero rero nari nguhaye rwa ahantu hamwe na hamwe ushobora kudahita uvuga ngo sorry cyangwa se ukanabivuga ariko ukamutega ikindi gihe kugira ngo umwemeze ko wahindutse koko yego naziba nazita kumanya amahembe Miki wowe iyo byabaye ngombwa ko wenda iyo kosa ari kuturukaho ukarakaza Pedro MC wacu MC wawe wowe ubigenza ute wenda tuvuge hari igihe bibagahita agenda ntahise mbona nk'uburyo bwo kumuvugisha aho kugira ngo yirize umunsi wose bimeze gutya cyane ko wenda manzi ko ari nko mu kazi aririrwa gutyo ashobora wenda kutirirwa neza nzi ko ari nge byaturutseho nta bindi nyine ni ukubivuga mpita nkora message yihuse yego nkasaba imbabazi nkamubwira gutya na gutya ntabwo bisongera ziko amugani umuntu aba yihariye tukirahanda musaba imbabazi buri wese agira system gusiba amafoto ama message kugira ngo nkiriyarenga telefone ama message meza ese nibuka nasibye nayo warayisiba ejo bundi okay reka nongeye nkavugeho nari ndi gukora kuba introvert na extrovert uburyo bagiye batandukanye aba introvert bagira imbaraga mu kwandika cyane gutanga message yabo mu kwandika cyane rero nangiwe nandika ndandika nyine nkumva biri kuba n'amagambo kurenza ko nabandi kuvuga uwo mwanya hari nahita mbwira mbabarira ntabwo byantutse ariko yo nandika noneho haza ibindi bintu nyine numva bikomeye rero ntabwo nkunda ko yakwiriza uwo munsi wose atameze neza cyane none hari nje byaturutseho rero nihutira kumusaba imbabazi nanjye abivuga ubwo iyo turi kumwe nabwo ndabivuga wow ngenda bikunze kimwe mu bintu gitumye mbikunda cyane nkunda abantu ngewe baca bugufi sana hagati yabo mu relationship cyangwa abo mu bana bari bose niyo byaba ngombwa ukabona yaratinze kwibagirwa kugusaba imbabazi mwegere kugira ngo mutice umubano wanyu mwegere umubwire uti nyamara ubushize ari ukuntu wangenjeje numvise bitari sawa mwibutse bibaye sawa cyane hari ikintu tujya tugira mu buzima cyo gushima rwose n'urundi ruracyahari witeka kandi akomeze abagure muri byose abane namwe uko yabanye namwe hari byinshi cyane mwagiye mucananamo munyiranamo niki ushimira papa w'abana ibyo mushimira byo ni byinshi cyangwa nagereje ibyaha ibyo mushimira byo ni byinshi ariko nk'ikintu naheraho nkunda kuvuga nakundaga no kuvuga amahoro iryo jambo umuntu wese ntago ashobora kuryumva ariko ngiye ndyumva cyane kubera ko muri ubu buzima tubanamo udafite umuntu uguha amahoro urumva mubana iminsi yose mwirirwa cyangwa niba ari ukwirirwa nyine ni wa mubana ubuzima bwanyu bwose rero kuguha amahoro bivuze iki ni wa muntu umenya ngo aha nakosheje kuko nkuko wabivuze nta muntu uri perfect muri ubu buzima rero niba yageze gutya hagenze neza arabimenya icyo cyiza cya mbere kuko hari utabimenya arabimenya akamenya ko hari atagenze neza cyangwa niyo wabimubwira ashobora kubikora wenda atanabizi ukamubwira ati ariko hano wenda wambabaje gutya wambwiye nabi se byari byagenze gute kuki wambwiye nabi ukavuga ati burya akihutira gusaba imbabazi ntabwo ari wa muntu ukomeza nyine umutsi avuga ati wagireka ibyo bintu by'ubutesi ibyo bintu by'ibiki kandi ukunda kumutetaho none nazateta kuri nde ubwo rero
uwo muntu ubuzima buroroha, ni wa muntu unyumva, ni wa muntu unzi akamenya uko anjyana. Ibyo bintu ndabimushimira cyane. Ikindi gikomeye agira kwihangana, wenda ibyo sindi bibigemo cyane, ariko ikindi ni umugabo umenya, ndabivuga gutera, niba navanguye ni umugabo mu bikorwa nyine, ni umuntu muzima. kandi kantu nasorezaho, umuntu nta kantu kajyanye na support. Umuntu ashobora kuvuga ati ntabwo se ubundi umuntu wawe ni gute utamusapotinga, ariko we njye nyine mbona biba biri ku rundi rwego, yitanga atisigaje. icyo ndakimushimiye. Menya nicyaza no ku mwanya wa mbere, anyumva vuba, kereka icyo adafite nanjye kandi mba mbibona ko atagifite, ariko ahandi hose yitanga ntaho yisigaje, niba ariko babivuga. Yego, ni byinshi, reka mbe mvuze ibyo ngibyo. ariko Pedro bende ari romantike cyane kubusanzwe. Reka ibindi tuzabivuga ubutaha, nta bicubanganye. Twatangiye tumushimira ko ibintu byose arigenda, namvuze ndamushimira ibi ni ndamushimira ibi n'ibi, ariko kuri icyo yatangiriyeho ko muha amahoro, ntabwo ari njye jyenyine, nawe ampa amahoro. nawe ampa amahoro. Ni umuntu, hari abantu batamuzi, ushobora abenshi baramutinya ngo ni introvert nk'uko yabivuze, ngo ntajya avuga, ngo ntagira ate, ariko n'umuziki arawukata. ndabyo nabishatse, aravuga biterwa, ariko umuziki arawukata, urumva. ibyo ni ubizi cyane. Kera niba naranabisengeye nkanabivuga mu isengesho, niyo ntabona umugore uzi kuririmba, nibura azabe abikunda, at least nimuririmbira yumve ntarimo guta umwanya, atumve ntarimo ndimo kumuhagiraho. Rero si ibyo byonyine, ni umuntu aba ari romantike no kundusha. Ibyo uvuga ngo ndi romantike, ni romantike cyane kurusha Pedro. Rero rwa rukundo rwo mu rugo, rwa rukundo rw'abantu bari kumwe bashakanye, cyangwa se kuko urumva hari ikintu nakundaga kumubwira, ni uzambere umugore ariko uzambere n'inshuti. Hari abantu babana mu rugo ariko atari inshuti, bakabaho bahujwe n'inshingano n'amategeko, no kumva bakubaka urugo, couple shininga n'iki, ariko bo atari inshuti. Nirihe banga mujye mukoresha ko abenshi cyangwa abajene mariye nitwe tubishinjwa, ngo iyo twamaze kurongora twarakoze uwo muhango tugenda tukiterera icyo tukumva yuko ngo twagezeyo twatsinze. N'abahugura abantu benshi bakunda kuvuga ngo abagabo ngo turemye mu buryo buvivura, ngo nkana muhaga urukundo ngo ataragera iwanjye ngo yajya ngo iki nacyo kiravivutse, ngo reka nshake ibibanza, ikibanza kiboneka nacyo kiravivutse, reka nshake etaje, nshake yote, nshake iki. Ariko ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Nta banga ndi bukubwire kuko ntaryo tugira, ariko icyo nakwita ibanga ni ugutekereza buri munsi. Gutekereza ni nk'uko mvuga ngo mvuye ku kazi, uwo nsanze ni umukunzi wanjye, ni ubuzima bwanjye, ndamusanga nte, nuko rimwe na rimwe hakabona na gahunda ukansaringa kuko ugiye aho ubuzima bwawe buri. Urumva kuko ijambo ry'Imana rivuga ko aho ubutunzi bw'umuntu buri ari naho umutima we uzaba. Niba umugore wawe cyangwa umugabo wawe ari ubutunzi bwawe bwa mbere, umutima wawe ugomba kumubaho. Pointre. Rero hari umwarimu wajyaga atubwira ati ngo what do you think if simply you think. Murabitekerezaho iki? Ngo nibura niba mutekereza. Abenshi turatekereza ariko ntidutekereza. Witekereza ibindi ngo ureke gutekereza kuri noyo. Bavuga ngo nuclear family. Nuclear family ni ukuvuga ngo
ni ishingiro ry'umuryango ni twebwe rero si ibyo nababwira si ibanga ahubwo tekereza ko ari aho ngaho yakagombye kuba hari ahandi ari ari iwawe nawe uri iwe si no kumwizirikaho kubera ko wabuze uko ugenza ariko ni bwa bushake bwo kurema umunezero ari wo buremeye abantu ubundi hari ikintu tujya kwitiranya ngo umuntu yamburije amahoro feste tubanze ubwacu twihesha amahoro ubwacu akubuza amahoro ati reka mbaho urugero hari umukozi w'Imana sindi bumuvuge ariko asezeranya abantu nta magambo yabahaye nta magambo yababwiye yazanye ibase azana ijage y'amazi azana n'isabune n'amavuta igikotori amavuta asanzwe abwira umugabo ati n'ubundi nawe watangiye kumubwira ko umukunda mukuremo inkweto mukuremo ibintu byose yambaye ku maguru umukarabye ibirenge dore swime muhanagure umusiga amavuta wongera usubize mu rugo rukweto arabikora twese twararize turi aho ngaho dukurikirana iryo sezerano n'umugore nawe abikora uko kuzajya kumukuramo amasogisi kumukarabya kumusiga amavuta kumuhanagura kumusiga amavuta no kongera kumwambika amasogisi yaravuze ati umugore wazaba uko umugeze umugabo wazaba uko umugeze ngaho muhaguruke n'ukuntu biri powerful rero mbere yo gucira imanza arambuza amahoro arangira atya banza umugire uko ushaka kwanza kandi kwiza hanyuma noneho nibirenge iyo stage akakubuza amahoro ubwo muzareba ibindi byo gukora ariko banza umugire uko ushaka kwawe okay ndabikunze cyane dusoreje kuri urwo rugendo rwiza rurimo ubwenge bro rurimo ubwenge ikindi gihe twasoza tubifuriza fest mwebwe ubwanyu Imana ikomeze ibabure kandi ikomeze ibabe hafi muri byose urugendo ruracyari rurerure iyo tukiri muri uyu mubiri aho ibikorwa ibyo dukora bitandukanye tuba turi mu ntambara tuba twambaye uyu mubiri bawita nk'ingabo y'urugamba tuba tukiri kurwana Imana ikomeze ibahe imigisha niyo tubasabiye n'ibindi byose bisabirwa abakiri mu ngo ikomeze ibahe kwihanganirana no gutera imbere kimwe n'abandi bose dukomeze gushyiraho ingufu no kumvana ibitekerezo kwe kwishyira hejuru ndabashimiye ko umwanya mwaduhaye twamwemeye ko tuza kubana abantu bagende babashyigikire MC Pedro numu MC mu makwe ibirori bigiye bitandukanye abakwifuza kuba bamushaka ari bwaze kubahereza contact bafite channel zabo Pedro akora n'umuziki Nicky nawe afite indi channel y'ibiganiro akunda no kwigisha ijambo ry'Uwiteka ubwo abantu baze gusubiraho bagendeye basure mwakwibutsaho gato za channel ya miyoboro yanjye ni iya Mwamba TV ni kuri YouTube MC Pedro RD yabivuga Rwanda ni kuri Instagram yego Facebook ni MC Pedro ibwira ko ari aho ngaho kandi tuzajya tugenda tugira nimero ya telefone nayo hasi fine nta kibazo 0788939189 ubwo niba mugiye gukora ubukwe singorana cyane tuzavugana nta mafaranga yanditse amazina yanjye okay nta kibazo yego Nicky ya channel yego ni Nicky Holistic Harmony TV yego no kuri Instagram n'undi ni Nicky ndibaza babyumva Holistic Harmony TV yego ahandi ndumva ntari guhita ndibuka okay nta kibazo uzaza kuri channel n'undi azahita abibona byose yaba ari Instagram yaba ari nimero byose azabibona icyo umuntu yakenera ahandi hose yadusanga azahita abibona dushimiye Rere TV hari couples nyinshi muri iki gihugu ziturenze zinaganira ibintu byiza kuturusha bikomakomeye baba expert vraiment kuba mwaraduhisemo rero ni by'agaciro kuri twe tugushimira wowe Emi munyamakuru w'Irere TV dushimire
Papa James na Jackie mbego ndahindukiye kugira ngo bisome neza mu badusuhurize uru rugo twarugiriyemo umugisha ni mu bishaka muzatwadoptemo kagira imana buri muntu wese aba yabaye umunyamuryango wa irere ni umuryango wagutse n'urugendo rwo gufatikanya mu kurera twumvaga rero tutagenda tutabashimira ariko kandi tunashimira namwe mwadukurikiye yesi turabashimira Imana ibahumugisha yego reka dusoreze ahanga dushimira bumwe wese by'umwihariko umwe mwabanye natwe ndetse na Kapo Yaniki ndetse na Petro Uwiteka akomeza abahumugisha nawe utaha